mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuri abagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Kemura. Murakoze natwe Perezida turabikemura. Abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nishimiye ko waje ino nkaba nkubonye kugira ngo unyemurire ikibazo cyananiye. Naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi uratubwira ngo nidutahe sinakurenganije, twaratashye kuko twangaga kunyagirwa, nanjye ndakubohora ngo utahe, ariko none nakubonye wigeze kuzi kaduha mfite iki kibazo, noneho ngiye kukibaza baramfata baramfunga, kandi uribuka igihe waherukiraga ikaduha. Ikibazo cyanjye rero mu magambo make, nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martini mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga, akomoka mu kagari ka Nyabisindu, umurenge wa Kaduha, umudugudu ni umudugudu witwa umudugudu witwa Kanyege. Ariko ubu ngubu jewe Suzana nitwa Mukamusonera Suzana, mbarizwa mu mudugudu wa Kamonyi, umurenge wa Kaduha, akagari ka Kavumu. Mfite gahinda. Tugufashe iki? Icyo mumfasha, nabyaranye n'uwo mugabo Ndamage yanga umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi, ubu ni umusazi wirirwa arinze etaje ya France. Reka ngufashe mwuha abantu bazagikurikirana. Urakagira amata nkayo waduhaye Kagame, Paul Kagame we. Nyakubahwa urakoze. Mu magambo make ni iki? Njyewe nakorewe ihohoterwa, nabyaranye n'umugabo wanjye mfite imyaka 18 kubera kubw'ikibazo cyabaye muri jenoside. Noneho tumaze kubyara najya kuba umusirikare, araza turemera turabana, nabo bita Ntabahorana Manuel mwene Muyovu nanjye Mukamana Angelique. Tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko. Noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye. Noneho ubwo ngubwo isambu nari ifite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere, kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite. Tumaze gutera imbere ku rwego rwa moto, tumaze gukira n'inka mu rugo, afata wa mukobwa mugira umugore n'ubu aramutunze, meya arabizi, abayobozi bose guhera hasi umurenge wa Cyanika arabizi. Ndakwinginze ndenganura, nta rwego ntageze. Ariko kuburyo n'umwana twagiye no mu rukiko ngira ngo niho nzarenganurwa. Urukiko narwo rurambwira ngo ubwo ngubwo ngo niba nta mutungo umwanditse ngo nimuha abana, kandi harimo abana 3 atemerewe kurera nk'umugabo. Noneho abayobozi nkibagezaho, Mudahunga Karisiti yakimfashijemo n'uwo bita Dederi. Okay, reka none ndasaba kurenganurwa. Guverineri yararaho ngaho agiye. Ari muri icyo gice hari umuntu yagiye gukemurira ikibazo nawe. Reka bari we ugikemura. Reka ntacyo, reka bikurikirane. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagushima rwose abapfakazi b'u Rwanda rwose n'imfubyi zasizwe na jenoside. Watugiriye neza, wadukuye habi, niyo mpamvu ubu tugihumeka kubera wowe. Nagize ibibazo Perezida wa Repubulika, nashatse mu muryango nashatsemo barapfa muri jenoside barashira, nsigarana abana 2 n'umugabo wacu uvindimwe n'umugabo wanjye. Yafashe isambu haje y'imura ry'abaturage muri Nyanza, isamba yiha leta niyo iyikoreramo gereza ya Nyanza. Ubu tubayeho nabi je n'abana banje, ariko uwo mugabo wacu bamuha amafaranga y'ingurane y'iyo sambu. Amafaranga yarayariye arayafite, ntayo yampaye. Tumerewe nabi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nagira ngo tube twarenganurwa je n'abana banje. Umuyobozi mwiza, nta nzego ntanyuzemo,
nabanje mu mudugudu ndamutsinda, njya mu kagari ndamutsinda, njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda, njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkaba nasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye, nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo nsaba Eugene mu karere ka Nyanza. Rekeraho nakumvise watsinze urubanza imanza zose ku nzego zose, hanyuma bigenda bite? Ninde ubizi? Ninde hano uzi? Bete niko byagenze. Hanyuma yagize amfasha. Buretse byihorere biturekere. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko abivuga nibyo, yatsinze uwo mugabo wabo Musabyimana Emmanuel, amutsinda hose. None tugiye gushakisha uburyo twamwishyura imitungo ye, dushakisha imitungo ya Musabyimana Emmanuel yose irabura, nta n'umwe umwanditseho. Dushakisha rero, ariko arahari. Yarakwiye kuba ari muri prison, yarakwiye kuba ari mu jail. Arahari akora iki? Ariko wowe uretse ko nakubwiye ngo bindekere. Arahari, nawe meya urahari, ubwo byarangiriye aho. Niko byumva. Ubwo icyo wafashije gukemura ni iki rero? nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turaza gukorana na polisi noneho tumushakishe. Mbere wakoraga iki? Tugishakisha iyo mutungo ye yose aho yabiherereye. Niba idahari cyangwa urayishakisha kuzageza ryari? Ariko ikibazo cyawe ndakikurekera ukikemurire. Niba ushaka gukomeza kuvuga nakubwiye ngo byihorere. Uravuga ibiki? Kandi niba wakizanye hano ngo tugufashe kugikemura, ubundi kuki utakikemuriye? Niko meya, ubwo niko mukemura ibibazo rero. nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tuzaza kumushakisha dukoranye na polisi kugira ngo akurikirane uko bikwiye. Iyo bimeze gutya ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bigomba kuba bimeze gutya bihari utakemura. Ntabwo ari kimwe gusa. Urakemura icyuyu nguyu, iby'abandi biragenda gute? Twagerageje gukorana n'Akarere ka Gasabo aho atuye kugira ngo akurikiranwe ibyo byose, turaza kubishyiramo imbaraga. Ariko niyo byaba byananiranye gutyo, nabwo mu nzego za leta ntazihari zifasha abantu bameze kuriye. Nta bihari mu nzego zihari, nta hantu ntabwo bafashwa abapfakazi n'abana bameze batyo, nta kuntu bafashwa ubundi. Murabishaka ubu, ngenda ndashaka kumenya uko bikoraga. Bisobanure, babahe mikoro bisobanure. Njye ntabwo mbyumva, meya, ariko ntabwo numva iyo mikorere, ntabwo numva.
ariko ndacyashaka ko nabisubiza namara no kuvuga ndashaka kumva. Murakoze afande ku kijyanye no gufasha abarokotse jenoside cyangwa n'abandi batishoboye hari inzira zikoreshwa kandi nawe turaza kuzirebaho ashobora gufashwa mu kubona icumbi ashobora gufashwa mu mbwira ngo ashobora gufashwa cyangwa bigiye gukorwa nge ndababaza impamvu bitakozwe. Afande nidusanga atarimo turabikora ntabwo bikomeye. Ikijyanye n'itegeko arimo gusaba uburenganzira bwe ariko erega nagusubiza ikibazo. Meya ari hano arakubwira ko ikibazo akizi. Meya sibyo? So murakizi murakicaranye gusa ubu nibwo mugiye gutangira gukora ibyo mushobora gukora n'ubundi ko guhera ejo n'uyu munsi na ryari ko ibyo tuvuga kubanza mutumva. Meya kiriya kibazo urakizi warakicaranye gusa wiberaho wibera meya urakihorera. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cy'uko adafite ahaba ntabwo ari cyo yari yigeze angezaho. Kuki utakimubajije cyangwa kuki utakimenye? Mwicaraho gusa mukategereza uza kubageza mwe ntabwo mujyana ngo mumenye ikibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba nicyo kindi kidahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ubwo n'ikindi azakorera ko wamwakiriye kenshi unanirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana b'imfubyi nabo uko bameze. ndaza kubikosora nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo ninde hagira umuntu wundi umurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuri abagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Kemura. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika turabikemura. Abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mugerageze guhena amagambo abo ari aho bose bashaka kuza tubone uko twagira abantu benshi. Amagambo make izina ikibazo cyangwa icyifuzo twumva. Nitwa Twishime Janvier nkaba mfite ikibazo tumaranye iminsi nge n'abagenzi banjye cyo kwamburwa na rwiyemezamirimo Twagiramungu Alphonse tukaba twarakoze imirimo yo kubaka umupaka muto wa Bweyeye ariko kugeza ubu ikibazo mwakigejeje. Ikibazo twakijyanye mu nkiko. Biri mu nkiko. Inkiko zirabikemura zimutegeka kutwishyura. Yanga kutwishyura. Icyo gihe iyo bimeze bityo hari nta zindi nzego bijyamo. Inzego byagiyemo ubwo inzego zitandukanye zadusuraga mu murenge wa Bweyeye ku itariki. Aradutindira tubwira ikibazo ko kimeze. Niba ibintu byagiye mu nkiko inkiko zikafata ibyemezo bigomba gukurikizwa. Iyo bidakurikijwe bigenda bite? Yes, ariko ntacyo no Rusizi ariko still ngira ngo tumuhe igisubizo asubire Rusizi afite igisubizo. Igisubizo no kuvuga ngo iyo ibintu byagiye mu nkiko meya byihoreye igaruka ngo no Rusizi reka bari dusubiza. Niba byaragiye mu nkiko zikabirangiza inkiko uko zabirangije niko bikwiye gukurikizwa. Iyo bidakurikijwe izindi nzego zibishyira ku murongo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Inkiko zanzuye ko uwo rwiyemezamirimo agomba kutwishyura miliyoni 75. Nabyumvisega ntiyabikoze. Ntabwo yigeze abikora. Ari hehe?
rwiyemezamirimo ari Kigali. Ikindi nacyo kibazo twagize, kambanze nkufashe kugira ngo abantu barasinzi ko iyo ibyemezo by'inkiko bitubahirijwe umuntu akanga bigenda bite, hakurikiraho iki? Your Excellency, hakoreshwa imbaraga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Hanyuma habaye iki? Kuki zidakoreshwa? Tuzabikurikirana nuko ariko nawe mbere hose niyo nagira ngo bumve ariko baza n'ikibazo bitari ngombwa. Wowe waratsinze, umuntu yemejwe n'inkiko kugira ibyo akora, igisigaye ni ukujya mu zindi nzego. Either icyambere biragaruka kuri mwebwe local administration, aho atuye abakwiye kugenda akaregera, noneho akavuga ati niba ari ku karere, niba ari hehe, ati urubanza rwaciwe rutya, ntabwo umuntu yanze kwishyura. Ubwo inzego za administration zigakoresha abapolisi bagashaka umuntu bakamufata bakamushyiraho akwiye kubajya. Niko bigenda Your Excellency, ndetse ashobora no kwegera abahesha b'inkiko b'umwuga nabo barahari. None se uragira ngo tukugire wabikoze ibyo? Warabikoze ibyo byose twarabikoze. Habaye iki? Wageze kuba abahesha b'inkiko bakubwira iki? Twageze udahimba uvuge ibintu uko bimeze. Wageze hehe? Warebye nde? Urubanza rwaciwe. Wisubirira mu rubanza uko rwaciwe, mbwira wowe aho wagiye nyuma y'uko watsinze urubanza, uwo watsinze ntabishyire mu bikorwa. Bari hungerera. Twagiye ku muhesha w'inkiko w'umwuga, turangije adutereza na kashe mpuruza, turangije kuva icyo gihe twayiteza nta kindi kintu kindi bongeye kubongera kudufashaho. Hanyuma nawe urekeraho. Natwe uko twabigenje twahise ko tubigeza ku nzego zitandukanye. Minisita wa local government icyo kibazo arakizi. Urakizi? Kuki kitarangira? Wagumya kubinyura iruhande uzi minisita wari ubisobanura kandi muradutera umwanya w'iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabweye ubundi harasanzwe hariyo kampani zakozeyo zirimo abitwa baseburikoko bakoze no mu Bugarama na Yewe. Tugera muri ibyo bindi tubwira icyo kibazo byagenze bite. Hanyuma rwemezamurimo enforcement igomba gukorwa nuko agomba gufatwa kugira ngo yishyure amafaranga y'abaturage. Byari bitegereje iyi nama ko iba hano kugira ngo bidakorwa. Ngira ngo turabyumvishe kandi bigomba gukosoka byanze bikunze. Ariko reba ukuntu mu ruhanya rwose aho twahereye ubu se muragira ngo mbagire nte. Ngira ngo icyari cyakurikijwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika nibyo nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera yavuze. Ubundi icyagiye mu butabera kikajya ku ibyo byose twabyumvise. Bibananiriza iki gukora ibyo mukwiye gukora? Nicyo niho kibazo, niho kiri cyo mbaza. Uwo muntu gukurikiranwa ku buryo bw'amategeko nyine cyangwa buriho buzwi, abantu bakarenganurwa, uwo nguwo nawe wigize ishyano ni iki? Nta mubuze iki? Numva nta bisobanuro bindi twakongeraho nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay, so ari icyari n'ibindi bimeze nk'ibyo mubikore birangire bive mu nzu. Murakoze, turabikora. Okay. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Batunyurije inzira ndende gusa usobanura kandi ikibazo ipfundo riri hano iruhande rwanjye.